nk'iyo wapfa ku munsi w'ikiriyo cyawe sinzigera mabo. uvuze Nk'iyo yapfa ku munsi w'ikiriyo cyiwe ntabwo nzaba mari. N'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze, ni ukuri ko Imana ndarahiye nacaho nkakomeza. Nyine ndamwanga tu rwego mwangaho Imana nyine yarambabaje. Shangiye ntabwo nkunda mama wanjye. wa mukobwa we nawe kuzabyara Hoya nimbyara ngiye nzarira neza. uzabyakira ute kuba umwana wazasanga amashusho nk'aya ngaya ku mbuga nkoranyambaga avuga ko wanga nyoko? Nzamubwira ko atigeze amba hafi nk'umubyeyi. Ngiye nzaranira kurera umwana wanjye neza mu rukundo rwa kibyeyi. Irene, umuntu biba byaramubabaje kugira ngo umuntu akure gutyo atotezwa n'umubyeyi we, watotezwa na mukaswa bikagira inzira. Gukura mu buzima nk'ubu ntago namubabarira mu mutima wanjye, keretse wenda nindamuka ndi gupfa nibwo wenda nzavuga ati ndamubabariye niyibereho. Mama yankoreye ikintu kibi Irene, yarafashe arandogesha. Mama aneza ibintu bizaba binkubita hasi. mama we yarakurogesheje? Mama ubwe aneza ibintu bizaba binkubita hasi, nkajya ndwaragurika, ibiki kajya bivuga ko ari mama uri kubineza, yaragiye mu bapfumu. Uwo mama akajya amuhamagara akamubwira ati vayo urebe aho umwana ari gukombagurika nk'inzoka uze urebe. oya mama Araza ijwi ryonyine ngo navugaga ryabaga ari irya mama. Haba n'abandi ahantu ndi kugenda mu muhanda nkahwerera mu muhanda bakaza bakanterurayo, ari mama